Ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Ni amwe mu makuru agezweho mu karere ka Nyagatare nyuma y'umuganda rusange usoza ukwezi kwa Nyakanga 2026. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bufatanyije n'inzego z'umutekano bwamennye litiro 10,500 z'inzoga zitujuje ubuziranenge zari zitunganyirizwa mu ruganda rwitwa Iramiro. Nimwe mu nkuru tugiye kuza tugarukaho. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, turagusaba gukanda kuri subscribe, like, share na comment kugira ngo n'ubundi tujye dukomeza kugenda tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Iki gikorwa kikaba cyabaye uyu munsi nyuma y'uko umuganda ngaruka kwezi wari usojwe mu gihugu hose. Iki gikorwa kandi kiri no mu bukangurambaga bwatangijwe na Minisiteri y'Ubuzima bugamije kurwanya ibinyobwa bikoranywe umwanda bishyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Ni ubutumwa ni bumwe ubuzima bw'abaturage buza imbere. Yego, ni ubutumwa nyine bugamije ko ubuzima bw'abaturage bugomba kuza imbere kuruta ibindi bintu byose. Ibi rero byose bikaba bikorwa mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi hakomeze gusigasirwa uburenganzira bw'abaturarwanda bagiye batandukanye, nubwo hari bamwe baba batabyumva bakumva ko ibikorwa leta iri gukora atari byo, ariko muba mukwiye kumva ko leta ari umubyeyi. Impamvu byose biba no kugira ngo ubuzima bwanyu bugende neza. Yego, kubera ko ngira ngo tumaze iminsi tubona impfu z'abantu bagiye batandukanye bagiye bagwa mu byitwa amakwe, ibirori bitewe n'uko ubukwe cyangwa se ibirori byabaga byateguwe n'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Rero ibi ni bimwe muri gahunda n'ubundi leta yashyizeho mu buryo bwo kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwuzuye kandi rwose bagize amagara mazima. Byari byo, dusubire mu biganiro byacu.